Abantu benshi baratunguwe bitewe n'iyi nkuru ngiye kubabwira isohotse nonaha aka kanya yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuye na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi bagahurira muri Qatar bagiye kuganira ku bijyanye n'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi byatangaje benshi, nawe uri kumva iyi nkuru ushobora gutangara, ariko nibyo niko kuri, byamaze kwemezwa, byamanje gutangazwa n'ikinyamakuru The Reuters ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Qatar yamaze kwemeza neza ko aba bayobozi, aba banyacyubahiro bamaze guhura, bicaye bakaganira kuri ibi bibazo, ndetse bigaragaza ko hari icyizere cy'uko bishobora kugira icyo bitanga ku bijyanye n'umutekano mukeya uri kubarizwa muri kariya gace bitewe n'intambara nanone iri guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ubutegetsi bwayo ndetse na M23 AFC. Ibyo rero bikaba byatumye baza guhura mu buryo bw'ibanga, bavuga ko nta muntu n'umwe wari witeze cyangwa watekerezaga ko ibi ngibi bishoboka, bitewe na speech zitandukanye aba bayobozi bagiye bakora, bagiye bavuga, bigaragaza ko ibiganiro bitoroshye, ahubwo cyane cyane nka perezida wa Congo byagaragaraga ko icyo ashyize imbere ari intambara kurusha ibiganiro. Gusa muri ibi biganiro bagiranye muri Qatar bigaragara ko bafashe imyanzuro itandukanye, ndetse iyi myanzuro iganisha ku mahoro. Bivugwa ko bari imyanzuro imwe n'imwe yagiye ifatwa mu nama zigiye zitandukanye, nk'iyahuje EAC ndetse na SADC, ndetse n'izindi zagiye zibera i Rwanda zihuje impande zombi. Kavuga ko iyi myanzuro ari igomba kubahirizwa no gukurikizwa, ndetse intambara ikaba yahagarara, kubera ko intambara atari ikintu cyiza mu by'ukuri mu kubaka amahoro, ahubwo ko biba bikwiye ko intambara ihagarara, abantu bakabaho mu mudendezo no mu mutuzo. Abantu rero bakomeje kwibaza nimba koko uyu Tshisekedi wakomeje kwivuguruza mu buryo bugiye butandukanye, imyanzuro myinshi yagiye ifatwa ndetse imwe n'imwe yanayemeye, ariko bikarangira yivuguruje, bikarangira atabishyize mu bikorwa, nimba koko n'ibi ngibi byaganiriweho mu byo baganiriye muri Qatar nabyo bishoboka. Twavuga ko ari intambwe nziza aba bayobozi bateye, ndetse iganisha ku byiza ndetse no ku mahoro yo muri aka karere ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turakomeza kugenda tubakurikiranira rero amakuru agezweho, ndetse turaza no kubakorera inkuru irambuye kuri iyi nkuru igezweho. Ni icyo twajyana no kugira tube informe, tubahe amakuru avugwa nyine agezweho, twumvaga atari inkuru twararana. Ngaho kora subscribe kuri Mia Boss TV, tujye tubana ndetse tukugezeho amakuru agezweho ako kanya.